nkavuga se ko naje mu ivugabutumwa ibyo kuba muri amahanga y'iwanyu bije biti. Haravuga ati abana bawe ni batoya, ugeze hano bakwiga. Nimfite abana bato icyo gihe bakwiga, nawe kandi uri umuvugabutumwa hano wabona icyo ukora, wajya no mu mashuri wakora n'akandi kazi, uri n'umufundi. Ndamubwira nti hari inzira y'ukuri ihari umuntu anyuramo kugira ngo atore mu gihugu cyanyu. Ati inzira y'ukuri ntayo. Ati yarambwiye ngo nge ndishura avoka, ibintu byose usabwa n'inge ubyishyura, ibinyoma ni ngewe Imana izabimbaze, wowe nta kintu nkubaza uretse gusa ko gushakira ibyangombwa ukaba hano. Ati turareba ahantu hari intambara iwanyu, turebe i Burundi niba ziriyo cyangwa Kongo cyangwa hehe, dushaka igihugu kimwe gifite intambara uyite kuturutsa aho ngaho. Ibyo bugingo se n'iby'icyaha bite? Haravuga ati aba bose niko baje. Ati Imana irabibabarira. Ati kandi na Sara niko byamugendekeye. Ati Sara na Aburahamu ntuzi ko byabakomeranye bikomeye kubera inzara, akavuga ko Sara ari mushiki we. Namubwiye rero ni mu byemezo nafashe by'ubuzima bwanjye. Ambaza ikibazo rero arambaza ati ubwo se no nta byaha ugira? Niho kumbwira ngo wakongereye ku byo ufite ko n'ubundi ufite n'ibindi ongeraho n'ibindi. Niko ko yarashatse kumbwira. Ndamubwira ngo ibyo mfite birahagije, nta bindi nzongeraho. Uko n'ukuri kandi intege nge mfite zirahagije, nta zindi nzongeraho. Nzarwana n'intege nke mfite, ngende ngwana nazo, ariko sinafata intege nke ngo nongereho izindi. Harakubwira ngo n'ubundi ikorera ibyaha ngo n'abandi barabikora ngo n'undi amavuta ngo mushyigikirish ineza yawe. Buri muntu wese ufite ikibazo, buri muntu wese ufite ingorane, niyumva ijambo ryawe yumva igisubizo kiri muri ryo. Ugiye kubikorera kwiyubahisha, turatuje ntutuze, duciye bugufi ushyirwe hejuru. Girire neza buri wese ugiye kumva aya magambo, ndetse n'umukozi wawe ugiye kutubwira ibyo uvugana natwe, mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu, amen. Tuyasanga mu Byahishuwe ibice byaho ni 2 umurongo w'8. Ariko nibakubaza ngo niki mwaganiriye, ubabwire ngo batubwiye ngo nyuma y'ubuhamya bwinshi, nyuma y'amashimwe, batubwiye ngo uje ukiranuka ugeze ku gupfa. Ibice 2 mu Byahishuwe umurongo w'8 n'urwandiko rwandika itorero ry'Isimuruna. Byahishuriwe Yohana ibice 2 umurongo w'8. Haranditse ngo wandikire marayika w'itorero ry'Isimuruna uti uwa mbere ari nawe w'imperuka, wari warapfuye none akaba ari muzima, aravuga aya magambo ati nzi amakuba yawe n'ubukene bwawe, ariko rero uri umutunzi, nuko utukwa n'abiyita abayuda nyamara atari bo, ahubwo arabisinagogi ya Satani. Umurongo w'10. Ntutinye ibyo ugiye guhura, ibyo ugiye kubabazwa, dore Satani agiye gushyirishaho bamwe muri mwe mu nzu y'imbohe, kugira ngo mugeragezwe, kandi muzamara iminsi 10 mubabazwa. Ariko uje ukiranuka ugeze ku gupfa, nanjye nzaguha ikamba ry'ubugingo. Amen. Uje ukiranuka ugeze ku gupfa. Ubu rero abantu mwese muri hano turasabwa gukiranuka kugeza ku gupfa. Gukiranuka kugeza ku gupfa. Ubyumvise iri jambo wagira ngo barakubwiye ngo uzakiranuke kugeza igihe uzapfira. Ahubwo barakubwiye ngo ujye ukiranuka niyo byaba ngomba kupfa, ariko upfa uri gukiranuka. Kansubire mu byumve. Hari iri torero ry'Isimuruna baravuze ngo bararivuze, bavuga uwa mbere akaba n'uw'imperuka, arivuze uwo ari we, aravuga ngo nzi ibyo ugeragezwa bikomeye, ugiye no kunyura mu bindi byinshi bizamara iminsi 10, ariko baramubwiye ngo uje ukiranuka ugeze ku gupfa. Umva abakristo, mukiranuke. Niba ngombwa kupfa uri gukiranuka, ujye wemera upfire mu gukiranuka, ariko ntugapfire mu ntege nke, gupfire mu byaha. Kanguha urugero rwabo byabayeho. Tugere kuri Danieli w'i Babuloni. Danieli yarazi Imana ku rwego atayigereranya n'ibumba, atayigereranya n'ibigirwamana. Baravuga rero ngo bazamara iminsi basenga ngo umwami. Danieli rero yarazi ko hasengwa Imana yonyine.
arangije arababwira ati ngenza asenga Imana yanjye. Baramurega, baramubwira bati ugiye kujya mu mwobo w'intare. Kujya mu mwobo w'intare bisobanura kujya gupfa. Bivuze rero ko yarakiranutse agera aho yinjira mu mwobo w'intare, muri make yakiriye gupfa kubera gukiranuka. Bagenzi be bagiye mu muriro, itanura ry'umuriro, Beshaki na bagenzi be barababwiye ngo Imana ibasha kubakiza amaboko yanjye ni iyihe. Umva ukuntu bavuze. Baravuze ngo icyo tuzi ni kimwe, Imana twizeye ibasha kudukiza, kandi bayibeshye. Imana ibasha kudukiza, uko ni ukuri. Iyi Mana turi kumwe nayo hashobora kuza urupfu, hakaza igare bakagukanga, bafite n'ububasha bwo kubikora. Imana ibasha kugukiza urupfu rwose, ubwo arwo rwose rwateguwe n'abantu. Ariko yaravuze ngo naho itadukiza, amen, ntabwo dukora icyaha. Ese gukiranuka birashoboka? Biramutse bidashoboka ntibari bubyandike. Biramutse bidashoboka ntawe ari kubera bishoboye. Dufite urutonde rero. Iyo ugiye gusoma mu rwandiko rw'Abaheburayo 11 uhabona urutonde rw'abagiye bakiranuka kugeza bapfuye, kugeza ubwo wanamwica. Uyu ukiranuka ntibashaka bakwica, kuko nyuma y'ubuzima hari ubundi. Abeli baramuvuze, yarakiranutse. Bakavuga abantu benshi urutonde, abo bose bagiye bakiranuka. Gukiranuka birashoboka rero. Hari igihe rero twebwe gukizwa tugira ngo dukizwe ibintu binini, ibyo twita binini, inzoga, itabi, ubusambanyi. Hari igihe umuntu agera ku rwego ibyo bitakimugerageza, itabi ikaba ritamugerageza, akaba atageragezwa n'inzoga, akatageragezwa n'ibyaha by'ubusambanyi, akaba atakwiba, ariko afite n'ibindi bito ujya akabyemerera akavuga ati ibyo nzabana nabyo, Imana irabireba. Ariko buriya imbaraga zatumye unesha bya bindi wita binini zanatuma nunesha n'ibyo wita bitoya. Yesu ashimwe, amen. Kanongere nsubire mu byumve. Ntugasige rumu cyangwa marije cyangwa ikintu, ntugasiga akantu k'icyaha mu buzima bwawe ngo uteganye ko ngo uvuge ngo ndi umuntu, ngo Imana irabizi, ngo nabyawe n'umuntu, ngo nabaye inyama n'umubiri n'amaraso, ngo ujye uteganya gukora ibyaha. Ntuzajya ubona icyaha kije imbere yawe, ntukacemerere ko ugikora. Ntukigere wicara ngo ugambirire gukora icyaha, ngo wicaye n'abanyabyaha mukora inama y'icyaha wicayemo. Ntajye umuntu uzagushuka ngo akubwire ngo n'abandi bose barabikora. Hari igihe umuntu agera ku rwego bakakubwira ngo n'abandi barabikora, ati nabo muririmbana barabikora, ati n'abapasiteri banyu barabikora, ati se wowe uri igiki? Bakagushuka, baba bakubeshye. Ibintu byo gukiranuka ni wowe ugomba kuba ikinege ku byo gukiranuka. Gukiranuka ni iki rero? Ni ukubwira icyaha ngo ya, nta bindi bisobanuro. Icyaha cyaba kigufitiye inyungu, cyaba gikorwa n'abantu benshi, cyaba cyemewe mu itegeko, icyaha nubona kije imbere yawe uzajya uvuga ngo oya, amen. Niyo cyaba kigufitiye inyungu. Hari igihe imiryango ikingwa hagasigara umuryango w'icyaha gusa kugira ngo ubeho, hagasigara umuryango w'icyaha ngo ubeho. Nigeze niga ahantu hamwe mu kigo muri kaminuza imwe, hari umwarimu umwe uyimana amanota ariko ashaka gusambana n'abanyeshuri, kandi yari afite isomo ribi ku buryo uritsinzwe ubuhuye n'akaga usibira. Harimo umudamu umwe rero wagiye kwiga, kandi umugabo yaramubwiye ati uzana amanota ngewe sinkurira nguze uvuga ngo watsinzwe. Uwo mugabo umwarimu akaba ari umugome, akagerageza abakobwa n'abagore. Abakobwa bahitamo kujya bambara impeta, bambaraga impeta, abakobwa bakambara impeta n'ibitenge kugira ngo batinye, kuko yatinyaga cyane cyane abadamu. Aragenda rero yima umuntu amanota ayamwimye, kandi yakoze. Baramubwira bati nta bindi buriya ni ugusambana bashaka. Byari binazwi, bizwi n'abanyeshuri bose, bizwi no mu kigo. Na bamwe mu banyeshuri barahamuzi ko haba habarimo bakora bagira izo ngeso. Aka ikintu cyantangaje, umunyeshuri umwe nyine yabaze imibare, aravuga ati
ningera mu rugo ntaza nyambara utabaranyica kanjye gusambana bayambi. Aragenda asambana na mwarimu ngo amuha amanota. Utwabibwiwe n'iki byagenze gute? Ihe cyababwiye ko asambanye nawe. Yarayamwemereye ntiyayamuha. Asambanye nawe na manota ntiyayamushyiriraho. Nuho urubanza rwavutse rero aramureka. Naho mwarimu nawe yaribagiwe ko yasamanaga na beje ntiyamenye uwo yashyiriraho. Yibagiwe arinde. Icyo nabonye muri ubu buzima nta nyungu ziba mu cyaha. Kambabwire ko nta nyungu ziba yabigeza ku muntu w'Imana waje mu rusengero. Mwese mwinjiye muri amateraniro ukaba wavuye iwawe ukizana ukinjira muri amateraniro utawuze ko nta nyungu z'icyaha. Ibyo ububizi. Niba kubwira ngo ni ukuri n'abandi barabikora wowe uzange. Niba kubwira ngo ntawe ubishobora uzabwire ko bishoboka. Bibiliya yatubwiye ngo ujye ukiranuka ugeze kuki kugupfa nanjye nzaguha ikamba. Uzemera mu tuyareke uzemera usibiri uzemureka akazi. Nusanga akazi kari mu icyaha bakubwira ati umaze iminsi umushomeri ukabona akazi karahari n'Imana yakakubwiye ngo nguhaye akazi wajyana mugasanga inzira y'akazi ari icyaha uzakareke utahe. Uzareka akazi utahe ujye ukiranuka ugeze ki kugupfa nushaka uzapfe akuno uzakora icyaha. Habaho n'ibyaha biri komoni ibyaha biri rusange abantu bagakora ibyaha ari association ari benshi nawe urimo bisaba kutazana bavuga ukabara no kuzihana no kuzatura ujye uvamo. Bibiliya ikatubwira miza buri ya mbere wahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'iki y'ababi. Kudakurikiza imigambi y'ababi ntagarare mu nzira z'abakobanyi. Ijambo Imana yambaye no kubabwira ngo mukure mu bitekerezo gukora icyaha kubera ko nikisha umwana w'Imana niyo cyamwishe. Buriya Yesu yapfuye azize ibyaha tugakinisha icyaha. Niba hari umuntu uri hano ufite icyaha ntaze kugitahana turamusengera. Niba ari umuntu ufite icyaha yakoze akigambiriye agakora icyaha ntaze gusoka muri tara tutamusengeye kandi uzongere. Wasanga Imana yakuzanye kugira ngo tukubwire ngo ntuzongere. Hari igihe uvuga ngo ko n'abandi bikora bakabaho. Impamvu abanyabyaha bakora ibyaha bakanahirwa mu byo bakora. Imana ni urukundo rw'Imana rubitera. Ibigira ngo bazaze gusenga. Ibigira ngo batarimbuka. Ako soko Imana ibibyemera. Hano Rubavu turasabwa gukiranuka ku gato ku kanini aho bareba no batakureba ugakiranuka kugeza ubwo wapfa. Hari n'uzakubwira ngo se ngo nta byaha ugira. Nigeze babwira ahantu hamwe nigeze njya noneho n'igihugu kimwe aragiyemo. Ngigezemo rero umuntu aranganiriza njyana ku ruhande amfatira umwanya arambwira atashaka ko tuganira. Ati yo ngurira mbona ufite ikibazo utuzuye mu bitekerezo. Tuyuvuga umuntu abona ufite ubwenge. Hari ukuntu ufata ibyemezo nta bwenge ufite. Yarambwiye ngo ni dekarare mbe mu gihugu runaka yashaka kombamo. Navuga se ko naje mwivuga butumwa ibyo kuba muri amahanga yiwanyu bije biti. Haravuga ati abana bawe ni batoya ugeze hano bakwiga. Nimfite abana bato icyo gihe bakwiga nawe kandi uri umuvuga butumwa hano wabona icyo ukora wajya no mu mashuri wakora nakandi kazi uri n'umufundi. Ndamubwira ndise hari inzira y'ukuri ihari umuntu anyuramo kugira ngo atore mu gihugu cyanyu. Ati inzira y'ukuri ntayo. Ati yarambwiye ngo nge ndishura avoka ibintu byose usabwa n'inge byishyura ibinyoma n'ingewe Imana izabimbaze wowe nta kintu nkubaza uretse gusa ko gushakira ibyangombwa ukaba hano. Ati turareba ahantu hari intambara iwanyu turebe Burundi niba ziriyo cyangwa Kongo cyangwa hehe dushaka igihugu kimwe gifite intambara uyite kuturutsa aho ngaho. Ibyo bugingo se n'iby'icyaha bite. Haravuga ati aba bose niko baje. Ati Imana irabibabarira. Ati kandi na Sara niko byamugendekeye. Ati Sara na Aburahamu ntuzi ko byabakomeranye bikomeye kubera inzara akavuga ko Sara ari mushikiwe. Namubwiye rero ni mu byemezo nafashe by'ubuzima bwanjye. Mu byemezo biranga ubuzima bwanjye. Mu byemezo binyobora. Nuko ndashobora kwicarana n'umuntu n'umwe ngo afate urupapuro rw'umukara arwita umweru ngo ndusinyeho ngo kubera inyungu mfitemo. Namubwiye ngo kubera ko ari icyaha simbikora cyakisha umwana w'Imana.
ambaza ikibazo rero, arambaza ati ubwo se no nta byaha ugira? Niho kumbwira ngo wakongereye ku byo ufite, ko n'ubundi ufite n'ibindi ongeraho n'ibindi. Niko ko yarashatse kumbwira. Ndamubwira ngo ibyo mfite birahagije, nta bindi nzongeraho. Uko ni ukuri kandi intege nge mfite zirahagije, nta zindi nzongeraho. Nzarwana n'intege nke mfite, ngende ngwana nazo, ariko sinafata intege nke ngo nongereho izindi. Hari ukubwira ngo n'ubundi ikorera ibyaha ngo n'abandi barabikora ngo n'undi barabifite. Ntimugakore icyaha. Imana idufashe. Muranyemerera muri ibyaha mu byibagirwe. Noneho rero kambabwire rero, ubu mu gihugu cy'u Rwanda iyo urebye polisi, amategeko tugenderaho n'ibyaha ntibyemewe mu Rwanda. Tuba turatsa Bibiliya muyireke, muyihorere. Jya amategeko y'u Rwanda hari icyaha nticyemewe. Noneho iyo ugikoze uragihanirwa. Ibyo si iby'ubugingo, ni polisi, ni amategeko agenga abaturage. Ntabwo ibyaha byemewe. Kubera ko bitemewe babikora bihishe. Hari igihe rero umuntu avuga ngo nta kundi wabaho, ngo nta kundi wabaho, ngo nta n'inzira, ngo nta kundi kuntu byagenda, ngo udakoze icyaha ndi wabaho. Barakubeshye. Abantu babaho. Yusomye 10 mu Baheburayo 3:8 haravuga ngo ariko umukiranutsi bangazabeshwaho n'iki? No kwizera. Ni ukuri Imana ifite ukuntu itunga abantu bayo. Ntimuzakora icyaha. Amen. Ubu se nimuva hano murayikora? Ntibuzakora icyaha. Ushahurwa mu cyaha utakigambiriye. Birashoboka. Bibiliya bivuga muri Yohana, ushahurwa mu cyaha. Kugwa mu cyaha no gukora icyaha bitandukaniye. Biratandukanye. Murabona mwese nka korari Impuhwe ko mwaje mwambaye imyenda y'imyeru. Muna kwambaye imyenda y'imyeru. Agusha guca munsi y'igiti inyoni ikakujugunyaho umwanda. Utanabimenye ugasanga ufite ibintu inyoni yagutayeho. Hari umuntu wavuze mu muhanga aravuga ngo kuba inyoni yagutaho amahurunguri yayo si ikibazo. Ikibazo nuko yakwarikaho. Kansubire mu byumve. Kuba inyoni yagutaho umwanda wayo ntago ari ikibazo. Problem nuko inyoni yakwarikaho. Niyo mpamvu mwaje mwambaye imyeru. Buga n'impamvu abantu batinya kwambara imyeru nuko yanduranya. Imyeru iragora. Imyenda y'imyeru abantu bayambara abari abanyesuku cyane. Akantu gato kose kabonetse kagwaho kandi umuntu akakabona. Buga n'imyenda itari umweru irandura. Ariko bitandukanye n'iyo myeru, imyenda y'imyeru yo yanduye ntibigaragara, ariko yose irandura. Abantu bakanga kwambara imyenda y'imyeru kubera ko izagaragaza umwanda cyane. Iyo umuntu rero ari umuntu w'Imana akigenda muri iyi si acyambaye umubiri, ushaka kubona utuntu twamuguyeho. Ariko kuko ari umuntu w'Imana ajya kumesa. Agira gute? Ajya kumesa. Niyo mpamvu rero nta mpamvu yo gukora icyaha, no gukiranuka ukagira kugupfa. Tugiye gufata urugero rumwe rw'umuntu umwe wakiranutse ageze aho biramunanira. Bimunanira kubera iki? Kubera ubwoba. Icyo naje kumenya 11 mu Baheburayo 6, umuntu utizera ntajya akiranuka ngo abishobore. Ibyaha abantu b'Imana bakora cyangwa bajya gusenga, iyo kwizera kwawe kumanutse n'ibyaha urabikora. Usubisha amaso inyuma bigije uvuga ngo Imana imbabarire kwirwanirira kwicira inzira, ni ibyaha ubukora. Ibyo byose ukora by'ibyaha ni ikimenyetso cy'uko kwizera kwawe kwagabanutse. Kansome mu gitabo cya mbere cya kabiri cy'Abami 18:5 ngeze ku murongo wa 7. Ngiye kuvuga ku makuru ya Hezekiya. Igitabo cya kabiri cy'Abami 18:5 ngeze kuri 7. Ngiye kuvuga ku muntu wabanje gukiranuka abuze kwizera kuri icyaha. Ibyaha byinshi abantu bakora ni ikimenyetso cyo kuba batagifite kwizera. Niyo mpamvu tuza gusengera kwizera, kuko ni utagira kwizera uzakora icyaha ubishaka utabishaka. Icyo waba uricyo cyose yo nta kwizera yo kwagabanutse ukora icyaha. Igitabo cya kabiri cy'Abami 18:5 ngeze kuri 7 haranditse ngo, sinzi ko mwahageze. Igitabo cya kabiri cy'Abami 18:5 ngeze kuri 7. Hezekiya yiringiraga, niho namwe mwahageze. Hezekiya yiringiraga nde? Uwiteka Imana ya Isiraheli. Kwiringira c'est-à-dire égal kwizera. Tubyite gutyo. Mu bami b'Abayuda bose, mu bami bose b'Abayuda bose bamuherutse, ntawe uhwanye nawe.
abamuherutse. Umva n'ikindi rero, no mu bamubanjirije ntawe uhwanye nawe. Kubera iki? Kuko yomatanye n'Uwiteka ntareke kumukurikira, ahubwo akitondera amategeko yategetse Mose. Uwiteka yabanaga nawe, akabashishwa byose aho yajyaga hose. Bukeye agandira umwami wa Shuri, ntiyaba akimukorera. Atsinda Abafilisitiya bari mu minara n'abarinzi nabo mu midugudu igoswe n'inkike, ahindura igihugu cyose kugeza i Gaza n'ingabano zaho. Murekera aho ngaho, mwe kugira handi musoma kubera ko umwanya wacu ndi kuwureba. Icya mbere baratubwiye ngo umwami Hezekiya nta muntu umeze nkawe mu bamubanjirije no mu bazamuheruka ku giki, ku byo kwiringira Imana. Okay, icyo ni ikintu kiri positifu. Hezekiya yiringiraga Imana n'umutima wose, akita ku ijambo ry'Imana, bimuha ububasha bukomeye, bimushyira ku rwego rwa mbere mu bamubanjirije, mu bazamuheruka. Nta n'umwe wigeze wiringira Uwiteka nka Hezekiya. Icyo ni ikintu cyiza. Hanyuma rero uyu mugabo Hezekiya amaze kwiringira Imana, bimuhesha n'ububasha wo gutsinda abami. Iyo wiringiye Imana hari ibintu unesha. Iyo wiringiye Imana hari ibyaha unesha byica abandi bantu. Kwizera Imana n'ijambo ry'Imana biguha imbaraga zo kunesha ibyaha byananiye abandi. Noneho reka nsome aya makuru nihuta, sinshaka ko musoma kuko umwanya wagiye, ariko nimugera mu rugo musome izi nkuru za Hezekiya zose. Niba uza kubona umwanya wo gusoma umbabarire, uza gusoma amakuru ya Hezekiya kuko nta mwanya mfite wo kuyasoma. Ariko yayoboraga igihugu cyitwa Yudeya, afite umuturanyi wiwe igihugu cyitwa Isiraheli. Abaze amakuru Bibiliya, Isiraheli igeze igihugu kimwe. Bukeye kubera umuhungu wa Salomo iza kuvamo ibice bibiri. Amajyepfo hitwa Yudeya, kapitali hakitwa Yerusalemu. Amajyaruguru kikitwa igihugu cya Isiraheli, kapitali Samariya. Uyu rero ni kuvuga yayoboraga mu majyepfo, kimaze gucikamo ibice bibiri, ku mpamvu umuntu yababwira afite umwanya muremure. Abo majyaruguru rero bakora ibyaha. Umwami wo majyaruguru akora ibyaha, arabikora. Witwa Hoseya akoze ibyaha, nubwo nawe akomoka mu Bisiraheli, kandi hariho urugabano rubatandukanya bombi. Bafite imbago nyine kubera amakimbirane yabaye, bashyiramo imbago. Akoze ibyaha, Imana imuteza umwami wa Shuri. Ajya mu gihugu cya Isiraheli, ubwo kirimo ibice bibiri, epfo ni Yudeya, kapitali Yerusalemu, ruguru Isiraheli, kapitali Samariya. Abaruguru arabanesha, afata umujyi Samariya, atwara abantu arahahindura, afata abakobwa baha bajya kubashingira abo muri Ashuri. Afata abo muri Ashuri, mbese igihugu agihindura kimwe, avanga imico, birarangira. Ubwo rero Hezekiya arugarijwe kuko umuturanyi wiwe wa ruguru bavukana yamaze kugotwa n'umwami wa Ashuri. Hashize imyaka 14 rero, 14 ishize, wa mwami wiringira Imana wa mbere witwa Hezekiya nawe aterwa n'umwami wa Ashuri. Wibuke Hezekiya ibigwi bye, yiringira Imana, no muntu w'Imana, arangije aterwa n'umwami wa Ashuri. Amaze kumutera, bajyaga bubaka imigi, bagakora icyo bita korotiri, urugo. Bakubaka inkike nk'izi Yeriko marazumvise, bubakaga umujyi bakawurindisha inkike. Nkuko bafata umujyi wa Gisenyi ukava hariya kuri Petite Barriere, kuri La Grande, ukamanuka uyu mujyi wa Gisenyi ukawufunga n'amarembo, ugasigaza amarembo ava hariya muri Musanze. Ariko ukora urukuta ugashyiraho abazamu ukarinda umujyi. Nuko bubakaga bagashyiraho igisirikare hejuru. Ubwo rero inyuma y'imyaka 14 yiringira Imana, umwami wa Ashuri yateye imidugudu iri hirya y'umujyi. Hano hari umurenge wa Gisenyi ufite agace kamwe k'umujyi n'akandi ko mu nkengero ku ruhande k'icyaro. Yateye mu cyaro rero, ahateye arahafata. Hezekiya yiringira Imana,
ni umuntu wa mbere wiringira Imana, none atewe n'umwashuri, yabanje gufata i Samariya, yahajyanye aranamuzengurutse. Umugabo yiringira Imana. Amaze kubona imidugudu yo ku ruhande, utugari batujyanye, imidugudu barayijyanye, hasigaye umujyi wonyine urinzwe n'abasirikare, umujyi wa Yerusalemu. Agira ubwoba, mwatangiye gusinzira, ndi kubona abantu gusinzira kandi uko hashyushye. Yemwe amaze umva, hari igihe nawe hari igihe wiringira Imana, wajya kubona ukabona n'ubwo yiringiye utewe n'amakuba akomeye. Nagiye numva abantu bihana ngo bajya mu bapfumu, akivuza ahantu bikanga, kajya kwa muganga bikanga, bakamubwira ati hari umupfumu iyo ndwara uyivura, agahita akata hehe mu bapfumu kandi asenga. Imana igipimo cy'Imana akakimanura, bakata mu bapfumu, babaho bajyayo banasenga. Iyo unaniwe kwizera, igipimo cyo kwizera Imana iyo kibanutse, ikimenyetso cya mbere ukora usenga ibyirwamana. Hezekiya wa muntu rero yiringiye Imana, akora amasengesho, aririnda, afite umwanya wa mbere. Samariya barahajyanye, umwami wa Ashuri afashe ibihugu byose bizengurutse Isiraheli n'ibizengurutse Yudeya. Arangije asigarana umugabo wiringira Imana witwa Hezekiya. Amaze kurangiza abami bose, araza ajya kwa Hezekiya, afata utudugudu duturanye na Hezekiya twiwe. Hezekiya muzi ikintu yakoze? Yakutse umutima. Hano hari abantu bakutse umutima muri hano, ku buryo muri mu mayira abiri yo gukora icyaha. Iyo kutse umutima wagoswe na Satani, uhita ubona utuyira twa bugufi. Reka mbabuze, ujye ukiranuka ugeze kujya ukugu, tuzakore icyaha ngo nuko wagoswe n'umwami wa Ashuri. Mfite murumuna wanjye, niwe Bucura, yagiye gukorera permis de conduire, niko tuyita, hari siko tuyita, permis yo gutwara imodoka. Nkaba ndi umujyanama we rero, ni murumuna wanjye ariko nkaba n'umujyanama we. Agezeyo baramubwira bati ntabwo uri buyicyure, ntabwo uri buyijyane udatanze akantu. Arampamagara, arambwira ngo barambwiye ngo nintanga akantu mune gukora. Ndabubwira nti utange akantu kugira ngo gwe permis. Ati bahakanire. Amaze kubahakanira, bamuhindurira imodoka ngatsinzwe. Imodoka yigiyeho barayihindura. Bamaze kuyihindura bamuhindi, ibizamakora kimwe baragitsinze. Agitsinze baramubwira bati ubwo utsinze kimwe rero, shaka igiciro ke twakubwiye 400, zana 300 kugira ngo. Arampamagara ati nsinze kimwe, barambwiye ngo bihorere. Arongera akora icya kabiri na cyara gitsinda, batezana 200. Ndamubwira nti bihorere. Ati ageze ko asigaje cyanyuma, baramubwira bati ugiye kuba umuswa, ubu ko kuzongera utsindwe, uzongera usubiremo kwera 100,000. Namubwiye nti bihorere. Indagize ndagusengera uko namubwiye, ndahita nguhanurira. Mfite ubuhanuzi bw'abakiranutsi kandi si ubwange ndabukura muri Bibiliya. Urukorera permis nta modoka kugira. Yari umuntu ukorera permis nta buzima afite, ni umunyeshuri uvuye kwiga nuko. Ariko nuyikorera ukayikorera udatanze ruswa, igihembo Imana izaguha, uzatunga imodoka ubuzima bwawe bwose. Ntabwo uzabura imodoka mu rugo rwawe. Umwana aremeye, arakora, barayibonye. Ubu tuvugana afite ikamyo itwara imicanga, afite ivatiri agendamo. Iyo yicaye abona ishimwe. Uzi kuba wicaye mu bintu by'amanyanga, ukaba wicaye ushima Imana, tukabona uragenda, naho ni amanyanga wakoze. Ukajya mu bandi ngo nawe ufite ishimwe kandi uzi ko ubesha. Ubuzi impapuro mpimana abantu batunze bagendana, uzi ibintu abantu bafite bicariye bitari byo, ugahagarara mu bantu b'Imana ngo uri gushima, ubesha, uri umunyamanya. Uzajya ukiranuka ugeze kugupfa. Ibintu mutunze by'abandi mubisubizeyo, ibintu mutunze bitarizanye mubisubizeyo. Muba abanyakuri, ibyo wambaye aba ari ukuri,
ibyo urya aba ari ukuri, ibyo utunze aba ari ukuri, ibyibano by'abandi ubisubize bene byo. Niba wariyemeje iyi nzira yo gusenga, ukumva mu gusenga nabyo birimo mu buzima bwawe hajemo no gusenga, tandukana n'ikibi, tandukana n'amanyanga. Hezekiya rero baramugota, bamugose rero. Ndabizi bamwe muri mwe mwabikoze mugira ngo mwirengere. Ubundi harimo abasambana ngo batava mu kazi, turabafite bose bati rero bagiye kugabanya, hasigaye abantu bake, ibwirize barahari basambaniye akazi, bakabicaye barasambaniye akazi, bakabicaye baratanze ruswa, bakabicaye batagira ubuhamya, kandi bagashaka no gusenga ngo babibangikanye. Umva, ntago byemera, ntago bihura. Hezekiya rero nimubona umwanya wo gusoma iyo nkuru, kuko nta mwanya afite, ni inkuru ndende. Amaze kumva atewe na Senakeribu umwami wa Ashuri, yamuhaye ruswa. Yamuhaye iki? Ruswa. Amutumaho, aramubwira ati namenye ko ateye imidugudu ingose, kandi namenye yuko n'ubundi i Samariya hagiye, none nunce ruswa, unce ikiru ndakiguha. Hari harabaye iki? Mu gihe cya kera ntago hariho za ONU, ntihariho za demokarasi, uwayoboraga n'ufite imbaraga. Hezekiya mu gihe yiringiraga Imana, yasanze igihugu cye gitanga ruswa kuri uwo mwami, gitanga ruswa. Amaze kwiringira Imana yikuraho, aravuga ngo njyewe ndi umuntu w'Imana, sinatanga za ruswa, ndayikwimye Senakeribu we. Senakeribu aravuga ngo uyikuye, ati nyikuyeho. Hezekiya yiringira Imana imyaka 14 adatanga ikiguzi, adatanga ruswa kuri Senakeribu. Senakeribu aravuga ati ngiye kubanza ndwanya ahandi, nzagusorezaho. Undi ati ntabwo uzanshobora, ati byihorere nzakwereka. Senakeribu aturutse muri Samariya aramugose, Israheli arayitwaye, aturutse ku midugudu yo ku ruhande arayijyanye. Senakeribu abonye Hezekiya abonye bikomeye, aravuga ati ndihannye, asaba imbabazi, ati mbabarire kwizera, mbabarire kwizera Imana, ati nizeye Imana cyane mbikigoryi, yihannye gukiranuka. Dufite abantu yabihana ko bakiranutse, ko birinze. Dufite abantu yabihana ko birinze, ko babaye mu nzu y'Imana, ko batakoze nk'abandi. Aravuga ngo mbabarira, ngo nabaye umuswa imyaka 14 niringiye Imana, ngo nkwima ruswa n'amaturo ngomba kuguha, none rero ndagupfukamiye nyakubahwa Senakeribu, Imana niringiye ndabona ntacyo kimariye, nkurikije imbaraga ufite, nkurikije abami wishe, nkurikije aho wafashe, ndagira ngo ngusabe imbabazi, numara kumpa imbabazi rwose ndatanga ruswa. Senakeribu aravuga ati okay, atumva rero imbabazi nguha nuko ugenda. Yamwatse ibintu bikomeye, izahabu yose utunze, izahabu yose iba mu gihugu cyawe n'ifeza uyinzanire. Umugabo aragenda ahera mu nzu y'Imana, yabanje ahera mu ibikoresho by'igaburo ryera, ibikoresho by'amaturo, arabyegeranya, yegeranya akantu kose ko mu insengero zose. Kwera ibiro yamutumye byari byinshi, izahabu nizuzura. Zituzuye ashaka abafundi, ati mugende muharura ku nkike, muharure, bakajya baharura nizo bahomye izahabu z'imirimbo, bazana ipiki nazo bazikuraho, ibiro ntibyuzura. Ajya mu rugo rwe, azana ibikombe ariraho, azana ibikombe anyweraho n'amasahane nabyarundaho, ibiro ntibyuzura. Ajya kubaza abagaragu bati turapfuye mu mbizahabu, bararundanyije nta kantu kasigaye. Arangije aramubwira ati ibiro nabyujuje, ati bizane. Icya kabiri ati nyereka intwaro utunze, njyewe ntago mbyemera, genda unyereke ibintu byo mu nzu y'Imana kugira ngo nguhe imbabazi. Amweretse akantu kose kibanga, intwaro zose arazimwereka. Senakeribu amaze kubibona, yaramubwiye ngo nubwo wabimpaye simbyemera, kereka uzanye abakobwa bawe n'umudamu wawe, abaminisitiri, abadamu b'abaminisitiri n'abakobwa babo, umuntu wese witwa umugore w'Isiraheli wo Yerusalemu ubanzanire nibwo nkubabarira. Hezekiya ahamagaye abantu ati kambayeho, muhaye izahabu ntago yemeye, ngarashaka kuntwarira abana. Ajya yarakara umujinya mwiza, ariko arakara
yamaze gutanga ifeza n'izahabu, arakara yamaze kumena amabanga yose yo mu rusengero, ariko arakara umujinya mwiza. Kamabwire bene data, Satani yashaka kukwica abanza gukuramo ibyiringiro, kakuramo kwizera, ugasigara nta kintu ufite. Umuhungu yihagazeho aramubwiye ati ntabyo nguha, ati nubwo nakoze amakosa nkaba narirwaniriye nkikira inzira, ntabyo nguha. Undi aravuga ati sawa. Noneho aramutuka, ni ibintu birebire, aramutuka. Amaze kumutuka amutuka mu rurimi, agahagarara kuri za nkike akamutuka, abwiye abaturage ati musohoke mu mujyi munsange, Hezekiya ntabashuke, n'ubundi n'Imana ntimwemera. Yayisenyeye urusengero, yazanye ibikombe by'igaburo ryera, yazanye amasorori y'abashyitsi, yahinze urusengero rushenye. Nuko Hezekiya abonye bimuyobeye, aranamwandikira, ariko afata icyemezo cyiza nakunze. Aravuga ati ubu bwanakoze burahagije, nta bakobwa banye ntanga, nta mudamu wanye ntanga, ngiye mu mwuka ngiye gusenga. Ajya gusenga, azana urwandiko rujyana mu masengesho, bwira Imana ati Mana, ibi bintu banditse dore ukuntu bavuze, uyu mwami yanesheje abami benshi, n'Imana zabo yarazijyanye, yavuze ko nta mana n'imwe imuhagarara imbere, uri bwemere ko bajyana abaturage bawe nawe ukagawa. Mana dukore gute ko tukuje imbere? Ararambara arasenga, Imana imutuma iramubwira tumva rero, kubera ko usenze, amen, kansomaho byanditse, hanyuma tubisengeremo, babwire igisubizo Imana yamuhaye. Nubwo yari amaze kurangiza, reka dusome n'ubundi mu bice 19 umurongo wa 20 ngeze 21. Ndi muri igitabo cya kabiri cy'Abami 19, niho ngiye gusoma 19 umurongo wa 20 ngeze 21. Mwitegure ko tugiye gusenga. Umuntu uzi ko yakoze icyaha muri iteraniro aze tumusengere, kubera ko nta mahoro uzagiriramo, nta mugisha uzagiriramo. Ntabwo ndabona umunyabyaha agira umugisha, ntabwo ndabona. Amaze gusenga rero, kandi ngiye gusoma umurongo wa 20 igitabo cya kabiri cy'Abami 19 umurongo wa 20. Haranditse ngo, hanyuma ndi gusoma igitabo cya kabiri cy'Abami 19 umurongo wa 20 niho ngezeho. Hanyuma Yesaya mwene Amosi atuma kuri Hezekiya ati, Uwiteka Imana, Uwiteka Yesaya iravuze ngo, kuko wayisabye kukurengera. Kurinde? Umwami wa hehe? Igize gute yo? Igize gute? Kuki yatinze kujyayo? Niyagenda mbere. Kuko wayisabye kukurengera ku mwami wa Sanekerubi, umwami wa Shuri, Imana iravuze ngo yemeye kukurengera. Ogira muzakora icyaha, uzafata amasengesho wikigirane, usengera urwandiko bakwandikiye, usengera urubanza ugiye kuburana, usengera dosiye ufite, ariko ntuzakora icyaha. Uzafata ikibazo ufite uko cyaba kingana kose, n'imbaraga zikiri inyuma n'abakiri inyuma, utitaye ku mazina yabo n'imbaraga zabo nuko bagenje abandi, ujye gusenga. Imana imubwira ngo nemeye kugira gute mukuru, iramubwira ngo irabikwemereye. Imana ikwemerere mu izina rya Yesu. Haleluya! Muri aya materaniro Imana ikwemerera kukurengera, aho gucumura ku Mana Imana ikurengere. Ukuntu havuze, iri ni ryo jambo Uwiteka yavuze. Umukobwa w'i Siyoni arakuneguye, araguseka, aragushinyagurira. Umukobwa wa Yerusalemu akujungurije ugutwi, mbese n'uguseka Sanekerubi. Ariko iyo ukomeje hepfo usanga hari ubuhanuzi bukomeye. Kuri 32 hari ubuhanuzi bukomeye. Reka arimo nsorezaho, hanyuma witegure dusenga n'Imana. Ariko uzukirana kugeze ku gupfa, Imana izaguha ikamba ry'ubugingo. 32 rero, 32. Iyo utuma Uwiteka avuze ngo ibyo umwami wa Shuri ngo ntabwo azagera muri uyu murwa, kandi ntazaharasa umwambi we, haba no kuhiyerekanira n'ingabo ye, kandi ntazaharunda ikirundo cyo kuririraho. Inzira yamuzanye n'izamusubizayo, ntabwo azagera muri uyu murwa niko Uwiteka avuze. Haleluya! Amen. Nzarinda uyu murwa mukize ku bwanjye, kubw'umugaragu wanjye Dawidi.
maze muri iryo joro marayika w'Uwiteka arasohoka atera urugero rw'Abashuri yica ingabo yica abantu agahumbi n'inzovu 8 n'ibihumbi 5. Abantu byose mu gitondo kare basanga ingabo zose zabaye iki? Imirambo. Zabaye iki? Muzana abantu bangahe? Yazanye ibihumbi 185 by'abasirikare. Aje gutera umugabo witwa Hezekiya, waze gutanga umudamu we n'abana, aravuga ngo ntabwo muhaye, nakoze ububwa wizahabu ugira ngo uremera, mfata ibikombe ndabiguha, ntacyo nasi ntaguhaye, n'abandi bakantu kose ko mu nzu yanjye, twese n'inzu narayishenye y'Imana, ubwo ugeze aho ngabuzane n'abana banjye, ntabyo guhaye, ngiye gusenga. Ndashaka kwambira ko nta mugabo wa Satani. Abanyabyaha niyo babayiki, abanyabyaha niba gushuka bakubwira ngo duhe kino kintu ngo kugira ngo ugume mu kazi, barakubesha. Sambana nanjye ntabwo uzirukanwa, barakubesha. Abanyabyaha nta mpongano wabaha, iyo umaze kubaha ibyo mwavuganye baravuga ngo ntabwo babyemeye, barabyanga. Niyo mpamvu mwese mwaje muri amateraniro mbingingi ntimuzakora icyaha ngo muranezeza Satani. Nubona bikomeye ujya gusenga, ujya kujya gute? Niba utabuzi naho biza guca, niba utafite n'igisubizo gipfa gusenga. Hano n'abafu turasenga kandi ntabwo turabireka, dufite mwitegure ko dufite andi. Ntabwo twari twasenga kuma kwende ebyiri dufite andi z'ukwa 8 5 kandi nyo kwakira zosenga tuwasenga 3 5 hanyuma tujye muri 7 n'icumi. Numva mubizi ibyo, impamvu muzayimenya nyuma. Ubu ntimwabimenye uyu munsi, ariko igihe kizagera mu byibuki. Impamvu ituma dusenga, muzi ko twasenze Imana ikatubwirira muri iteraniro ngo kubera amasengesho yanyu ndinzu uyu mujyi. Mwari muhari? Sanicaye hano Imana ivuga ngo Imana itubwira kurinda umujyi wa Gisenyi, yabivugaga sari intambara ziri hariya muri Goma, ariko byarabaye ku manywa tubona bari gusunika bariyeri badutera amabuye. Nibutse ko Imana yatubwiye ngo mbashyize umusaraba. Mwari muhari? Iyo dusenga hari ibyo tunaniza, niyo byaba bikomeye, amasengesho y'abakiranutsi Imana yakoresha umurimo wayo. Amen. Hezekiya rero ntafite ubutabazi, bazanye ibihumbi byinshi, ibihumbi 185. Bari bavuze ngo n'umukungugu baza gukanira ntibaza kuwubona, ariko Imana ibira Hezekiya ngo nuko wakoze uguswa ukirwanaho, yuza kundeka mana kurwaniriye imbere, ariko ntacyo bitwaye. Nubwo uje utinze ntiwabara icyaha wakoze, nanakurengeye kandi umwami wa Shuri ntazakandagira muri uwo mujyi. Nijoro marayika aragenda asanga aho baryamye arabakandagira. Numarayika mwe bakandagira, yagiye bakandagira ku mutwe, akandagira aho nyoro aho bari baryamye nijoro. Ibihumbi 185 basanga ni imirambo gusa. Umwami wabazanye Senakeribu amenye ko bapfuye, ariruka nkajya mu nzu ye asubirayo yavuye nk'uko Imana yabivuze, abana bamucirayo birarangira. Kubera amasengesho yica abasirikare 185. Amen. Tumuzakora icyaha. Abakobwa muri aba hari igihugu kikubwira ngo maze rero umutamba avance undi kizakuva, uzambwire ngo turi umugabo wanjye, uramutse uri we ntiwabwira ibyaha. Umungu uzagushuka ngo mukore ibyaha mu bana, ntabwo azabona umugabo wawe, uzamuhakanire ubukwe buzapfa, Imana izagushakira undi. Amen. Ntimuzakora icyaha abanyagisenyi, abagikoze kandi abantu mwakoze icyaha muri amateraniro ntimuzongere, murekere aho ngaho. Imana ibahe umugisha. Reka dusuhuze rero. Turashaka gusengera umuntu rero wabaye nka Hezekiya, wabonye bigukomereye akicira inzira akakora icyaha. Ntutubwire icyaha wakoze, dukeneye kukimenya. Ariko niba uri muri amateraniro uhaguruke, niba hari umuntu muri amateraniro wakoze icyaha bimuyobeye, yabonye yagoswe nta nzira gifite, amayira yose yafunze, ubonye ubwoba bukomeye ukirwanaho, haguruka tugusengera Imana. Imana irakubabarira. Niyo mpamvu yanakoze muri amateraniro. Niba ari ngo tugusengere umuntu wakoze icyaha akicira inzira, akaba ari muri amateraniro kandi nawe urabizi, uri no kwiyumva yagutinda, umwanya wacu warangiye. Kansubire mu Kinyarwanda turi kwivuga, ntabwo ari Igifaransa cyangwa Icyongereza. Umuntu uri muri amateraniro, umugabo uri muri amateraniro, umukobwa uri muri amateraniro,
umusore uri muri amateraniro, umubyeyi uri muri amateraniro wakoze icyaha kugira ngo yicire inzira yirwanirire kubera ko yemeye, ntabwo tumusengera Imana. Birantangaza ukuntu uri gutinda, kintangaje n'ukuntu utinda, icyo gitangaza kirimo warijyanye kandi umutima wawe urabikurega, birananditse n'amatariki ariho n'umunsi uriho naho wagiye harahari. Haguruka tugusengera Imana, Imana yakuzanye gukira kandi ntuzongere gukora icyaha ukundi. Imana iguha umugisha, ugize neza ko uhagurutse. Imana agukunda cyane, Imana agukunda, ufiteho umugambi mwiza. Kaze mushumaza akamwitaguruke asengere aba bantu. Haguruka nawe wihagazeho, ntawe ukubaza ibyago uko byagenze, ntawe ukeneye kubimenya. Kigeze gushaka dushaka iki ushuba waje sengera aba bantu. Mana data wa twese, Mana ikunda ubwoko bwayo, Mana igera imitima ikayimenya, ikamenya ibyo yibwira, ikamenya inzira umuntu yiciriye, kandi mumanukanye muri rwa rwobo, igahagurutsa abahanuzi, igahagurutsa intumwa, bagahagarara ku musozi, bagahagarara mu mirwa, bakarangurura ijwi, bakabwira ubwoko bw'Imana. Kongeye kugushimira urwo rukundo rwawe rutagira akagero, kugeza amagingo yawe uracyari kuri ya ntebe y'imbabazi, kuko urukundo rwawe ruracyagaragara. Hari abo ujya usurisha ibyago bikomeye bakamenya ko Uwiteka yabasuye, ariko twebwe muri iri teraniro udusurishije imbabazi zawe, udusurishije ijambo ryawe, udusurishije inama zikomeye, udusurishije amahugurwa, udusurishije kugira ngo umuntu wese wumva yinire, yisuzume, amenye uko akwiye kuba ahagaze imbere yawe. Ujye ukiranuka ugeze ku gupfa, ujye ukiranuka ugeze ku gupfa, ujye ukiranuka ugeze ku gupfa. Umuryango witwa ugutwi urabyumvise, umutima ukoze ibyawe. Turinginze ubwami bwawe buze, ubwami bwawe buze, imbaraga zawe zikorere muri iyi mitima. Abantu bawe bari hano bigishijwe iri jambo, ubaha imbaraga z'umutima, imbaraga zinesha, imbaraga zitemberera senikarebu, kuzana iby'iterabwoba cyane, twirebaho mu buzima bwacu bwaba bushingiye kuri izi nyungu, kuri aka kazi, kuri aba batware, kuri aba badufiteho ijambo. Mana, Mana yacu, turatsinzwe, turatsinzwe. Abantu bafite impamvu bihagazeho, n'ibyo nabyo turabirebera mu ndorerwamo Satani akoreramo, ariko abantu benshi baratsinzwe. Abahagurutse rero ngaba turabasengeye kugira ngo imbabazi zawe zibagarukeho. Babaye abagabo bo guhagurukira muri iri teraniro, no kwemera kwanamiza, no kwemera ko bagize intege nke, no kwemera ko batabitwayemo neza. Mana bababarire, Mana beze, Mana baremera umutima mushya utuma bahagarara badatsinzwe. Kandi ubundi inkuru z'iterabwoba, kwivovota kwa Satani, bya bindi bishingiye ku buzima byatuma tureka Imana, uyu mwanya bitembera kuvuga ko Imana ari Imana, turabisenyeye, turabyamaganye. Nta handi ibyiringiro byacu twabishyira keretse kuri wowe Data wa twese, kuko ni wowe waremye iyi si, ni wowe washyizeho ijuru, ushyira inkingi zirifashe tutabonesha amaso.
ni nawe ufite ijambo ku buzima bwacu, ni nawe wagira icyo ukora ukanakirema, ariko abandi bose sezero. Mana ishobora byose, iri jambo riherekeresha imbaraga nyinshi 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 mu mitima y'ubu bwoko, kugira ngo uhereye none abari mu ntege nkeya, abagiraga ubwoba babutewe na Satani n'abadayimoni n'abafite ubushobozi, uhereye none urugero rwiza nuko Hezekiya amenye yuko Imana ishobora kumutabara, ingabo 182 bipfe n'uyu mwanya, ibisa n'ibyo bipfe bivanweho, maze ubwoko bwawe twibere mu mahoro, kuko turi mu gituza cyawe, turi mu kiganza cyawe, turi mu bushobozi bwawe, turi mu mbaraga zawe. Uvuze ngo tubeho, ntawavuga ngo dupfe, uvuge ngo dupfe, ntawavuga ngo tubeho. Ni wowe rero ufite ubutware n'ubushobozi. Babarira rero iteraniro abatarabyitwayemo neza, wongere ubarememo umutima mushya uhereye none, babe intwari zo kwizera, babe intwari zo kunesha, babe intwari zisuzugura Senikerebu, babe intwari zisuzugura Satani n'abadayimoni, babe intwari zisuzugura imibereho iteye ubwoba. Turagushimira kubw'ijambo ryawe, tugushimiye umukozi wawe rinyurijemo, tugushimiye abera baryakiriye, tugushimiye imitima yemeye ko ari ko kuri, ubundi ikaba igiye kugendera muri uko kuri, igakora iby'ukuri mu gihe gikwiye, ugatanga ingabo nyinshi zigapfa ku bwabo. Tugukomeye amashyi Mwami Imana.